Muri video ziheruka twibanze ku ngorane umwami w'u Rwanda Yuhi wa gatanu Musinga basingizaga Rugwiza kurinda yahuye nazo mu gihe cyose yamaze ku ngoma. Twarebye uburyo yahuye n'ibyago byinshi kuva mu mabyiruka kugeza yimye ingoma y'u Rwanda, tubona uburyo bamwe mu bari bagize umuryango we nabo baje kuba mu bamurwanyije, bikarushaho kuba bibi ubwo bamwe mu bagaragu be bayobokaga inzira y'ubwigomeke bakamurwanya ku mugaragaro. Iruhande rwabo bose kandi hari abazungu nabo batari bamworoheye, aho basaga n'abamuhinduye rubanda kandi ari umwami nyir'u Rwanda. Muri iyi video tugiye kureba insiriri y'urwango rweruye rwari hagati y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga na barugigana kuva ku Badage kugeza ku Babirigi banashizwe bamuhiritse ku ngoma. Aha tugiye kwitsa ku mibanire y'umwami Musinga n'abazungu b'Abadage, ubutaha tuzareba imibanire ye n'Ababirigi. Abazungu bagera mu Rwanda baje kurukoloniza binjiranye iterabwoba ryerekanaga n'ubundi ko kubana nabo bitazoroha. Ku itariki ya 27 Gicurasi umwaka w'1894 nibwo igikomangoma cy'Umudage Dogiteri Gustav Adolf von Gotzen yageze ku musozi wa Kageyo ubu habarizwa mu karere ka Ngororero, aherekejwe n'abantu bagera kuri 490 ashaka kubonana n'umwami Rwabugiri. Rwabugiri akimara kumenya ko abazungu bageze iwe, ngo yatumye umwe mu batware be witwaga Nkwaya kujya guha uwo muzungu gahunda y'igihe azamwakirira, ariko harimo n'umugambi wo kumutinza. Von Gotzen yabonye hashize iminsi 2 yose umwami w'u Rwanda ataramwakira, areba ukuntu imvura imunyagira n'imbeho nyinshi yo kuri uwo musozi, afata icyemezo kidakuka cyo kumusanga ku ngoro ye. Ubwo byari bigeze tariki ya 29 Gicurasi 1894. Kuri uwo munsi rero Von Gotzen yarazamutse, akigera hafi y'ingoro ya Rwabugiri ahahurira na ya ntumwa ye Nkwaya. Nkwaya yashatse kumubuza kuzamuka, maze Von Gotzen yururuka ku ndogobe yari muhetse, afata ikiboko cyari gikoze mu murizo w'imvubu maze agikubita Nkwaya. Nkwaya akimara gukubitwa ikiboko yiruka kibuno mpamaguru asubira kwa Rwabugiri kumubwira uko bigenze. Rwabugiri yumvise ko ibintu bitoroshye, yemera kwakira uwo muzungu mu buryo bwihuse. Iterabwoba rya Von Gotzen ntiryagarukiye aho, kuko uwo munsi mu masaa 2 z'ijoro yarashe ibisasu 2 byaka umuriro mu kirere hejuru y'inzu ya Rwabugiri. Abantu bose barakangarana. Ntibyaciriye aho, kuko bukeye mu gitondo nabwo abasirikare be bazindukiye mu myitozo yo kurasa berekana ko bafite ingufu zihambaye. Rwabugiri ngo ibyo byamuteye ubwoba, yohereza umuhungu we Sharangabo kubaza uwo muzungu ibyo yifuza byose. Nubwo mbere Rwabugiri yari yabahaye ibibindi 7 by'inzoga n'ihene 44 zo kurya, ngo yongeyeho ibimasa 2, izindi ihene 64, ibicuba by'amata bitabarika, amahembe y'inzovu 2 manini n'abagaragu n'abikorezi 49. Abazungu babona gusubira iyo bari baturutse. Sharangabo ntiyakomeje kujyana na Von Gotzen, ahubwo bamuhaye undi muranga witwaga Burahanda bwa Ruturambuga ajya kubereka amayira yo mu birunga. Hagati aho ariko Nkwaya wari ugifite inzika y'ikiboko yakubitiwe imbere y'imbaga y'abantu, yari yahawe ubutumwa bwo kujya gutegera Von Gotzen mu birunga. Yamutegereje ku Gisenyi aho umuzungu yamanukiye ashaka kunyura mu Kivu, we n'abari bamuherekeje birarira mu mahema mu mucyamo w'umusozi wa Rugerero. Mu rukerera rwo ku itariki 17 Kamena 1894 abasirikari ba Von Gotzen bari baryamye, ngo bagiye kumva bumva imyambira tobora amahema, abari ku izamu barasa amasasu ya mbere. Ingabo z'Abadage zisohokera icyarimwe n'imbunda zazo. Nibwo rero ingabo za Nkwaya zihaboneye urw'imbwa yaboneye ku mugezi, zimwe zirahagwa izindi zirahunga. Icyo gihe ngo haba haraguye abantu 5, abandi 6 bagakomereka. Bukeye bwaho umwe mu baganga bari baherekeje Von Gotzen witwaga Von Pritzwitz azindukira kwa Bisangwa wari ukambitse hafi yo ku Nyundo kumubaza impamvu yabagabyeho igitero. Bisangwa amusobanuriye asanga nta ruhare yari abifitemo, niko kumusaba kumutiza amato yo gutwara abikorezi be ngo bava aho hantu. Bisangwa yaramuhakaniye, amubwira ko amato yose yari afite ubutumwa agiye kujyamo bwo gutwara ingabo zari zigiye kwizihiza ibirori by'umuganura Nyamasheke. Ubwo ariko ngo yaramubeshyaga, kuko ahubwo biteguraga kujya ku rugamba mu Bunyabungo. Ayo makuru y'ibyabereye Kageyo Musinga wari ukiri umwana yayumviye Rubengera aho yari yasigaye, ngo byaramubabaje cyane kumva ko abazungu basuzuguye se kandi yari azi ko ari igihangange. Mu mwaka w'1896 mbere gato ya Rucunshu nibwo uwo Bisangwa bya Rugombi turi yiciwe Ishangi mu gitero cy'ingabo z'Abanyekongo bari bayobowe n'abazungu.
Mbere yo kujya ku rugamba ngo Bisangwa yahuye na Muhigirwa wa Rwabugiri wari wamubanjirije, aramubaza ati mwana wa Rwabugiri nawe urahunze? Muhigirwa ngo yaramushubije ati nubwo umwami yakwizira ubwe namubwira ko mpunze, sinzongera kurwanya abazungu kundi. Bamariye ingabo ntazo bangabiye bo kanyagwa na Rwabugiri. Bisangwa ngo yaramushubije ati uvuye ishyanga ugahungira mu Rwanda bwo nabyumva, ariko se urahunga uva i Rwanda uhungire hehe i Rwanda? Kandi ga ngo wibuke wa mugani ngunyoye amata y'ibwami ayishyura amaraso, ngewe inzangano nsize induga sinazigarukamo, sinsubira inyuma ngiye kugwayo, nanjye ngwe ku rugamba nka databuja. Reka turebe noneho igihe Musinga ubwe yahuriye n'abazungu. Hagati aho niba wari utarakora subscribe kuri HISTORIA space, uyu ni umwanya mwiza wo kubikora. Ni byiza ko wasangiza inshuti zawe iyi video ukora share. Niba kandi unyuzwe kora like ndetse na comments. Mu kwezi kwa gatatu 1897 nibwo umwami Musinga yakiriye umuzungu wa mbere wo ku ngoma ye, uwo akaba ari umudage von Ramsay wari umusanze irunda aho yimikiwe. Amaturo yari amuzaniye yayahaye umutware witwaga Mpamarugamba yibwira ko yahaye Musinga. Uyu von Ramsay nawe yaje mu iterabwoba rikomeye kuko yari aherekejwe n'abasirikare 12 bafite imbunda hamwe n'abikorezi 120 nabo bitwaje izabo ntwaro gakondo. Von Ramsay n'abari bamuherekeje bamaze iminsi 2 gihara basaba kwemererwa kuvugana n'umwami Musinga. Kabare niwe wanze ku mwami n'umugabekazi, no kuvuga Musinga na nyina, biyereka abazungu. Noneho yohereza uwo mutware Mpamarugamba kubakira yita umwami. Muri iyo minsi nibwo von Ramsay yahaye Musinga ibaruwa bise iyo kurinda u Rwanda, bayimuhana n'ibendera ry'Ubudage. Iyo mvugo kurinda u Rwanda bwari ubucakura bwa kizungu, kuko ubundi iyo baruwa yari yo komeka u Rwanda ku bindi bihugu bagenzuraga byo mu burasirazuba bwa Afurika. Kuva tariki 3 kugeza kuri 6 z'ukwezi kwa gatatu 1898, abandi bazungu babiri uwitwa Heinrich Betz na von Grauert baherekejwe n'abasirikare 46 bafite imbunda n'abikorezi 145 nabo basanze Musinga igitwiko basaba kubonana nawe. Aba Badage babwiye umwami Musinga bati tuzakurinda abanzi bawe bose, baba b'imbere cyangwa b'inyuma y'u Rwanda, kandi igihe cyose tuzaba turi kumwe. Bahisemo kumuryarya bakoresha ijambo kurinda u Rwanda kugira ngo yumve ko ari ubucuti bubazanye, ariko nyuma yaho byaje kugaragara ko hari ibyo bari bamuhishe. Hashize iminsi mikeya Musinga yakiriye abo Badage, undi mudage Richard Kant abanyarwanda bahimbye Kanayoge nawe yaje igitwiko kubonana n'umwami Musinga. Richard Kant na kapiteni Betz bari barahimbye Kayizari ngo bazengurutse ku kivumu cya Mpushi na Nyerenga bategereje mbere yo kwakirwa na Musinga igitwiko. Ariko se niki cyateye Musinga kwangana n'abazungu ubutisubiraho? Reka tubanze turebe bimwe mu byaranze ubutegetsi bw'Abadage mu Rwanda barukoronije mu gihe cy'imyaka 20. Tugarutse mu mwaka w'1897 ubwo kapitene von Ramsay yakirwaga na Mpamarugamba, ariko wakagenda azi ko ari umwami babonanye. Uwo muhango wabereye irunda na Gihara mu ntangiriro z'ubutegetsi bwa Musinga. Mu ntangiriro z'umwaka w'1898 kapitene Betz yagaragarije umwami Musinga agasuzuguro ubwo yafunguraga ikigo cya gisirikare cy'Abadage icyangugu ahitwa Ishangi batabanje kubyumvikanaho. Mu mwaka w'1899 bivugwa ko haba harabayeho amasezerano ya mbere hagati y'umwami Musinga n'Abadage bakumvikana ko batazivanga mu butegetsi bwe, bityo nawe asinya ko abemereye gukorera mu Rwanda. Tariki 2 za Gashyantare 1900 haba harabayeho andi masezerano hagati y'umwami Musinga na Musenyeri Jean Joseph Hirt yavugaga ko abapadiri bagomba kubaha abantu be kandi bakirinda kwivanga mu miyoborere y'igihugu. Aha nanone abapadiri ntiberuriye umwami w'u Rwanda imigambi nyakuri yari ibazanye. Ubutumwa bwihariye bari barahawe n'umwami Leopold wa kabiri buzagenerwa akavideo kihariye kuri HISTORIA space JPN. Ku itariki ya 7 z'ukwa kabiri 1900 nibwo Richard Kant yakiriwe na Musinga, ariko nabwo yabanje gukoresha iterabwoba aho yakangishije ko niyongera kwakirwa na Mpamarugamba azamukubita isasu mu gahanga, bituma Musinga yemera kumwakira amaso ku maso, kandi nabwo uyu Rugigana ntiyamusobanurira neza ikibazanye.
icyo yakoze ni ukumubwira gusa ngo nutwemerera tugashinga ibendera ryacu muri iki gihugu, ukemera kandi ukumvira umwami wacu, natwe tuzakurinda tugufashe guteza igihugu cyawe imbere. Tuzubaka amashuri, amavuriro, imihanda, amazu meza, kandi ntituzivanga mu butegetsi bwawe. Nguko uko bashutse Musinga, nawe abyemera nta kubitekerezaho cyane cyangwa ngo abanze kugisha inama abatware be b'ingabo. Cyakora ibyo bari bavuze byo kumurinda barabikoze ubwo mu mwaka w'1901 von Grawet afatanyije na Liyetona von Parish bunganiwe n'ingabo nyinshi z'ibwami bagabye igitero mu Gisaka cyo kwirukana ikigomeke Rukura na nyina Muserekande bari barafashe iya mbere mu kwigomeka ku ngoma ya Musinga. Muri uwo mwaka w'1901 kandi, niba wararebye video iheruka urabyibuka, nibwo Ruhinankiko yorohereje umuzungukazi witwaga Schleifer kwinjira mu gikari cy'ibwami kureba uko mu ngo z'abagore n'abakobwa b'ibwami habaga hameze. Icyo gihe yashoboye gufotora Kanjogera hamwe n'abandi bakobwa b'ibwami batabisabiye uburenganzira. Ibyo nabyo bibabaza umwami Musinga cyane. Ikindi abo bazungu bakoze kikamubabaza nuko mu mwaka w'1902 ingabo z'abazungu ziyobowe na von Grawert ndetse na von Krieg bagiye mu majyaruguru guhiga umutware waho witwaga Nkomayombi, bamuziza urupfu rw'umuhereza w'abapadiri witwaga Tobi Kibati. Icyo gihe ngo baba bararashe hafi yo ku Nyundo, bafata abagore ingwate, ngo banakora n'ibikorwa byo gusahura imyaka n'amatungo. Ibyo babikoraga batitaye ko bari mu gihugu gifite umwami. Ibintu nabyo byababaje Musinga cyane. Ni muri uwo mwaka w'1902 kandi undi Mudage Kapiteni von Beringe yakiriwe na Musinga i Nyanza. Ni mu mwaka wakurikiyeho 1903 uwo Kapiteni von Beringe yatinyutse gutsukira umwami Musinga ku karubanda amuziza urupfu rwa Mpumbika, umwe mu bayoboke ba Nyanyeshyamba Rukura yo mu Gisaka. Icyo gihe mu gasuzuguro kenshi Kapiteni von Beringe yaciye umwami Musinga ikiru cyo gutanga inka 40. Kubera ko ako kara agasuzuguro gakabije, Kabare yabujije Musinga gutanga izo nka. Icyo gihe umuzungu yakangishije ko Musinga natazitanga azazinyaga mu mashyo ye ku ngufu, kandi noneho akanyaga inka 400 aho kuba 40, ndetse akanakubita umwami ibiboko 25. Musinga byamuteye ubwoba arazitanga, nuko urwango rukomeza kwiyongera hagati ye n'abazungu. Ubushotoranyi bw'aba Badage kuri Musinga kandi ntibwari burangiriye aho. Mu mwaka w'1904 nanone Kapiteni von Bet, abanyarwanda bari barahimbye tikitiki, yategetse umwami Musinga kwishyura inka 500 ngo zo kuriha iby'ingabo z'Abadage zari zaratakaje mu gitero cy'Irwaza. Musinga yemera kuzitanga kuko nta bwinyagamburiro yari agifite. Muri icyo gihe kandi Isave, nubwo hatari kure ya Nyanza, abapadiri bahakoreraga ibikorwa byerekanaga ko basuzugura umwami. Kimwe muri ibyo bikorwa cyari cyo kohereza abigishwa babo bakajya mu baturage kubahatira kuyoboka misiyoni aho kongera kumvira umwami. Ibi kandi babikoraga ntacyo bikanga kuko bari bahagarikiwe n'abazungu, bya bindi nguhagarikiwe n'ingwaravoma, bigatuma urwango hagati ya Musinga n'abo bazungu rwiyongera. Tariki ya 18 Gashyantare 1906 Musinga yakiriye abandi bazungu, abo ni Leon Delimas na Padiri Welfrof, bari baje gushinga misiyoni ya Nyundo. Izitwaga misiyoni nizo uyu munsi zitwa paruwasi. Hagati aho mu mwaka w'1906 Richard Kant bari barahimbye Kanayoge yagize igitekerezo cyo kubaka umurwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Ni muri uwo mwaka w'1906 kandi Kapiteni von Grawet yagizwe umuvugizi uhoraho wa leta y'Ubudage mu Rwanda afite icyicaro i Bujumbura. Uyu Kapiteni von Grawet abanyarwanda bari baramuhimbye tikitiki kubera guhora arasa amasasu buri gihe naho bitari ngombwa. Imbunda ze zari zarahahamuye abaturage. Umwami Musinga akabura uko abigenza, agatuza akicecekera. Ikindi kintu kibi abazungu bakoreye Musinga muri icyo gihe ni ukugenda bamuca mu mizi bakamwanganisha n'abakomeye bo mu muryango we. Ni muri icyo gihe Kabare wari umaze kubona ubuhangange bw'abazungu yatangiye gukungika nabo, yemerera intore ze kujya zijya gusura abapadiri Kabgayi bagakina umupira w'amaguru na Padiri Schumacher, ndetse yemera gusangirira n'abakristo ku ntango imwe, bakanasangirira mu nzu y'umwami Musinga, kandi Kabare yarazi neza ko bazirana. Icyo gihe cyose Musinga umwami w'u Rwanda yarakiri ingaragu. Cyakora
cyakora muri uwo mwaka w'igihumbi 1906 nibwo yaba yararongoye umugore we wa mbere ari we Nyirakabuga, nyina w'umukobwa we w'imfura Emma Bakayishonga wavutse mu mwaka w'igihumbi 1907. Hagati aho abazungu bari bakisukiranya bitura kuri Musinga, kuko muri uwo mwaka w'igihumbi 1907 aribwo yakiriye umushakashatsi Duhe de Clermont ngo waruje kwiga imico y'Abanyarwanda, ashaka no kumenya neza aho isoko nyayo y'uruzi rurerure rwa Nili iherereye. Aha nanone ngo Kabare yemeye ko bamupima uruhanga kugira ngo abere Musinga urugero nawe abonereho azemere bamupime, ariko yarabyanze rugwiza kurinda. Abo banyamahanga bose bazaga bitura kuri Musinga nta kuvunyisha, bose bakaza bitwaje imbunda kandi wumva ngo ni abashakashatsi. Mu mwaka w'igihumbi 1908 Richard Kant yashyize mu bikorwa wa mugambi we wo kwimurira umurwa w'u Rwanda i Kigali ku musozi wa Nyarugenge. Ni muri uwo mwaka kandi Richard Kant Kanayoge yagizwe umuvugizi wa leta y'Ubudage mu Rwanda, kuko u Rwanda rwari rumaze kuvanwa kuri Usumbura ariyo Bujumbura y'ubu, nuko aruha umurwa mukuru warwo Kigali. Kanayoge atera intebe ye hari y'Inyarugenge. Hagati aho nanone za nyeshyamba twabonye muri video iheruka umusaraba wa Musinga igice cya kabiri zatumye Musinga wari warananiwe kuzifasha yemera ubufasha bw'abazungu nubwo atabakundaga. Bamufashije kurwanya Rukura washakaga ubwigenge bwa Gisaka yifashishije abapadiri bizaza, bamufasha guhashya abasebya, bamufasha kandi kurwanya Ndungutse bafatanyije n'ingabo z'ibwami mu bitero byayobowe na Liyetona Goduyus bitaga Bwana Lazima na Rw'ubusisi. Musinga kandi Abadage bamufashije kwikiza igihangange cy'umurashi Rukara rwa Bishingwe, basingizaga intahana batatu ya Rutamu ikinyange cya rudasubira mu bakemba, umwe wivuganye Umufaransa Padiri Rupias Rugigana. Abadage ariko nabo baje gukenera ubufasha bwa Musinga. Uti byagenze bite? Ubwo hadukaga intambara ya mbere y'isi yose mu 1914 Abadage mu Rwanda biyambaje Musinga n'ingabo ze zoherezwa ku rugamba bisha na bisha. Izi ngabo zikaba zaritwaga Indugaruga. Wakwibaza ariko uti izo Ndugaruga zari bantu ki? Indugaruga niwo mutwe wa mbere w'ingabo z'Abanyarwanda bigishijwe imbunda ku buryo bw'Abanyaburayi, kwari ukugira ngo bafashe Abadage icyo gihe barwanaga n'Ababiligi bakolonizaga Kongo. Icyo gihe Kapiteni Tembasi yasabye umwami Musinga kumuha ingabo zari zaratorejwe i Nyanza mu ishuri ry'abana b'abatware, zikaba zarimo umutwe w'indengabaganizi n'uw'Indugaruga ngo bamufashe kurwana ubwo urugamba rwari rurimbanije mu 1914. Nuko ingabo z'Abadage ziri kumwe n'Abanyarwanda bo mu mutwe w'Indugaruga bagiye kurwana n'Ababiligi bayobowe na Kapitene Wintens bitaga Tembasi w'Umudage. Indugaruga zifatanyije n'umutwe w'ingabo z'Abadage bigaruriye ikirwa cy'Ijwi muri Nzeri 1914 bahamara umwaka. Nyuma nibwo ingabo z'Ababiligi bafatanyije n'Abakongomani hamwe n'Abongereza bari barabatabaye bagarukanye Abadage bafashwaga n'Indugaruga barabatsinda. Icyo gihe ariko habaye ikindi gikorwa Musinga yafashe nk'ubugambanyi bwakorewe u Rwanda n'umwami warwo. Mbere gato yuko Ababiligi batera u Rwanda bivuye inyuma, abapadiri babaga Igoma mu kigo cya Rubenga bamenyesheje Padiri Hunziger wari ku Nyundo ko Ababiligi bagiye kwinjira mu Rwanda ubudasubira inyuma. Bamusaba kubashakira ibizatunga izo ngabo kandi bamusaba kutagira uwabibwira. Akimenya iyo nkuru, Padiri Hunziger yihutiye gusaba ko bamwimura Kagisave kuko yangaga ko iyo ntambara izamusanga ku Gisenyi. Iryo banga Padiri Hunziger ntiyigeze aribwira umwami Musinga, ari nayo mpamvu yamufashe nk'umugambanyi. Aha kandi niho Abadage bari bagiye gukorera Musinga ikindi kintu cyagombaga kumugonganisha n'Ababiligi bari bagiye kubazungura. Koko rero muri Mutarama 1916 Abadage bagize Musinga umugaba mukuru w'ingabo z'Abanyafrika, bamwambika ipeti ry'abaringa rya Liyetona General. Nguko uko Abanyarwanda barwanya intambara batazi neza uwayishoje, kandi barwanya abari bagiye kuza ku bayobozi inkoni y'icyuma. Ntibari bazi uwayishoje, ntibari bazi imbaraga zihanganye uko zingana, zaba izabo bahanganye cyangwa izabo barwanirira. Mbese bari barukurikira izindi inyuma y'Abadage babyinaga bavamo. Nguko uko umwami Yuhi w'u Rwanda utari umwami w'intambara yisanze ari umugaba w'ikirenga w'ingabo zirwanira inyungu z'abanyamahanga, ariko atabizi kuko abo bazungu bari baramuhisha ukuri
kandi nyuma byamugizeho ingaruka zikomeye. Kapitene Wingens ariwe Tembasi yabonye ko agiye gutsindwa kandi ashobora gukubirwa mu rukubo rw'Ababiligi, ahita ava ku birindiro bye ku musozi wa Nengo ku Gisenyi mu ijoro ryo kuwa 11 kugeza mu gitondo cyo ku ya 12 Gicurasi 1916, azamuka yerekeza i Murunda, akomeza ya Rubengera, anyura Kirinda, akomeza ya Nyanza, atambuka Save, ahungira i Bujumbura. Muri iryo sumbirizwa ry'Abadage ritasize n'Abanyarwanda bari baramaze gushorwa mu ntambara batazi, uwitwaga Kapitene Goduyus we n'ingabo ze bahungiye Kigoma ya Tanzania, akurikiwe n'Umubirigi Colonel Molitor wamufatiye ahitwa Biharamuro, baharwanira inkundura, ndetse Goduyus wari wakomeretse bikomeye ku jisho afatwa mpiri agirwa imfungwa. Abasigaye bo mu ngabo ze bashoboye kwikura muri ayo mazi abira, bahungira Tabora. Nguko uko Musinga yabonye Abadage batsindwa, akemera ko Ababiligi batsinze. Ngo bamwe mu ngabo ze bari bamubwiye ko batazemera ko Ababiligi binjira mu murwa wa Nyanza, ariko we ngo arababwira ati umugabo nzemera muri mwe ntuzahunga mbere yuko Ababiligi bahagera. Iyi ni intambara hagati y'Abanyaburayi, njye sinayihindura intambara yanjye n'Ababiligi. Nimuhunge mwese, nimugera ku mupaka ku Kanyaru muzasubiza Abadage intwaro zabo maze mwigarukire. Si byiza ko Ababiligi basanga duhanganye nabo. Musinga akimara kubabwira ayo magambo, ngo baragiye barenze i Nyanza gato ahitwa i Buhimba, bahisha imbunda zose bari barahawe n'Abadage, bigarukira i Nyanza nijoro. Bukeye Musinga baha imyenda mishya ya gisirikare nayo barayihisha, ahasigaye bategereza amasasu y'Ababiligi bari bararwanyije. Muri icyo gihe umuyobozi w'ingabo z'Abanyarwanda bari bibumbiye mu mutwe w'indugaruga yari Leon Rwagataraka, yunganiwe na sekuru Rwabishenga rwa Rwakagara. Ababiligi bakimara gutsinda Abadage, Musinga ngo yemeye intsinzi yabo, agirana nabo amasezerano yasimburagayo yari yaragiranye n'Abadage. Mu minsi ya mbere bakoranye neza, ariko nyuma bamuhinduka bamuhindutse mpaka bamuhiritse. Ntuzacikwe na video itaha izibanda ku mibanire ya Musinga n'Ababiligi. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel y'amateka, aka niko kanya keza ko kubikora. Sangiza abandi iyi video kandi utugezeho igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi. Iyi niyo nzira tuzakomeza gufatanyamo gusigasira aya mateka. Ntuzacikwe na video itaha, umusaraba wa Musinga igice cya 4. Nzinduwe no kukubwira amateka